dufatanyirize hamwe abagore bacu bihanganire gusaba imbabazi kuko bazi ibyo twakoze. Bere gukomeza kubesha leta n'abanyarwanda, bere gukomeza kubesha abana. Aba bana nimukomeza kubaroga nabo bazaba nkatwe murebe uko duhagaze. Uyu ni umwambaro w'ububwa ntubone ngo guteye ipasi. Ubu tumeze nk'imbwa ziryana. Iki ni ikintu mugomba kumva mu abagore mwe, mwere gukomeza guhisha abana ibyo twakoze. Dore twazanye n'abantu hano nubwo nyine umwanya wawe mukeya, niyo nyamukeshera ari hano haguruka tarisi. Nyemerera nsozereze ko unyemerera nubwo bifashe igihe. Uyu ni uwa hano ku Nyundo kugira ngo yemere impfu z'abantu bangaha byagiye bigorana, ariko ubu ngubu ashobora kukurangira akakubwira runaka aho twafatanyije mu bitero akabavuga. Namwe abagore rero mukwiye gutera intambwe. Babyeyi, ujye umwana utahaniwe kuziko nta handi azahanika. Babyeyi, mwere gukomeza guhisha abana. Ibyo twakoze nta kintu cyiza kirimo. Mubihishira iki? Twebwe ko turi kubyemerera, mwe muraduhishira kubera iki? Ugasanga uyu mwana uvuye hano wabaze urushaka, Isirayeli yarabimuhishe kugeza aho yiza akarangiza. Murabona ukuntu muri kurogera igihugu. Umwana akagaragaza kukubaza ngo mbe papa ufungiwe iki? Uyu ni uwa hano. Mujye mumuhamagara abaha amateka. Hari n'abandi. Karoli Mbesari. Ngwino Karoli. Erega bo ku Nyundo muze hano. Afandi yabivuze. Abantu ba hano kubegereye hano ku Nyundo. Aba ni abanyu. Twebwe icyo twashyizeho no gusaba Imana imbabazi, ariko tugomba no kuza tukababwiza n'ukuri. Kuko twebwe turi kuva mu cyiciro cyo kuba ku isi, ariko twaba dusigaye twarakoze jenoside tukanasiga tunaroze umuryango dusize. Nimugerageze kubwiza abana bacu kuri